Rabasakaya Barabara Katekerebo, O Shekerebo Sekaraba Baba, Rakateke Shekerebo Sakaya Baba, Rabara Katekerebo Sakerebo Sakarabara Katekerebo, Sakaya Baba Rekosa Karabara Katekerebo, Rekosa Karabara Katekerebo, Rekosa Sakarabara Katekerebo Karabara Rekosa Karaba, Rekosa Karaba, Rakata Karabara Katika Tekerebo, Rakata Baba, Rekosa Karabara Katika Tekerebo, Rakosa Kayaba, Rabasa Karaba, O Sherebo Rakatika Tikereba, Laba Sherebo Rakatika Tikereba, Rakatika Tekereba, Rakatika Tikeraba, Thank you, Jesus. Turagushimira kubyakikuze aribyo twahawe byo twese n'ubuntu bugeretse ku bundi. Thank you, Jesus. We thank you for your salvation. We found in you. Thank you, Father. Ntabwo tujya turambirwa kwishimira ukuntu turi abana bawe, kwishimira ukuntu watubohoye, kwishimira ukuntu wadukije ubwoba, twabohoye ubwoba bw'urupfu, twabohoye ubwoba bwa judgment, twavuye muri under bondage of sin. Thank you, Jesus. Rekosa kakayaba rabarakate rekosa karabarakati katikere ostere morakati katikere rakota kakarabarakate katikere rekosa kayabarakati rakota kakayaba Thank you for this evening. It is time to be renewed in our mind. Thank you, Jesus, for the transformation of heart that is thank you, Lord. Thank you for this house of school. Turagushimira ko waduhaye ijambo ryawe ryo kurushaho guhishurirwa tukamenya abo turi bo muri wowe, rwo kurushaho guhishurirwa tukamenya neza
yawe maze uko twirebera mu ndorerwamo yawe tugakacaringa neca nk'iyawe Jesus. Thank you turagushimira ko muri wowe ariho dufite identite yacu turagushimira muri wowe ko ariho dufite abo tumenya abo turi bo ariho dufite byose ko byose twabiherewe muri wowe Imana yashimye kutunga nawe turagushimira Jesus. We thank you that we are in union with you. Thank you Father. In you we get every kind of spiritual blessing. Thank you turagushimira cyane ko muri wowe tubasha kuvuga ibiduhagije byose kugira ngo tubeho ubuzima buri reflectinga your right, tubeho ubuzima buri reflectinga your nature, tubeho ubuzima bukubahisha kandi ubuzima bugaragaza presence yawe. Turagushimira cyane, turagushimira cyane, turagushimira ko twari muri wowe twigisha abanyabwenge kuko Kristo yatubereye ubwenge bwose no kumenya. Turagushimira cyane Yesu, turagushimira cyane, turagushimira ko muri wowe twasizwe gusigwa k'umwuka wera. Turagushimira ko is the sign of our ownership. Thank you Jesus. Turagushimira ko mukora muri twese berekana yuko turi abana bawe. Turagushimira cyane kuri every kind of spiritual gift we have. Thank you tukagera ku kigero cy'igihagararo cy'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo byose bitwereka yuko ubwami ibyo wari wujuje ari
ibyo washimye ko duhabwaho nta na kimwe wisigarije tugushimira yuko iyo tugusaba iyo dusenga iyo tugusaba nta kindi kintu duhereza kirenze ko wabibwiha turagushimira ko dufite turagushimira kuri uwacu turagushimira ko twuzuye ubuntu bwawe turagushimira ko twuzuye amahoro yawe turagushimira yuko mwami Imana yacu tugushimira yuko iwacu ariho dutegereje umukiza twari tuzapfa turagushimira ko twicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka mwiza turagushimira cyane turagushimira cyane ko washimye yuko tugakura kwizera kwacu tugakura kubiheshejwe no kumva ijambo ryawe kandi uko dukura niko tugenda tuba strong niko tugenda tuba edified kugeza ku kigero tutagira kwitwa hasi n'imiraba y'imyigishirize yose ipfuye discernment yacu ikaba improved turagushimira cyane Jesus turagushimira cyane Jesus haleluya 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 zoketash amen 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 ndabasuje mu izina rya Yesu nishimiye kubana namwe uyu mugoroba Imana ishimwe cyane kubw'umugoroba mwiza iduhaye akanya keza yongeye kuduhereza ko kugira ngo twige twongere dukure twongere kwizera kwacu kurushaho kwiyongera hajyeho icyo nakita kwizera kwacu kongere kwiyubake hajyaho akandi karevo hajyaho akandi gatafari Imana ishimwe cyane uyu munsi rero ni umunsi mwiza ni umugoroba mwiza Imana iduhaye wo kongera kwiga wo kongera kumenya wo kongera kwirebera mu ndorerwamo yacu ariyo Yesu Kristo maze tukabasha kumenya natwe uko turi maze uko tubona uko turushaho kumenya uko turi tukabicapturinga bikaba ibyacu Imana ishimwe cyane rero ndashimana cyane yuko rwose tutarangaha tuje dusa nkaho tuje gusabiriza ahubwo tuje kurisivinga tuje gufata ibyacu guprocesinga ibyacu tukabimenya tukabigenderaho Imana ishimwe nishimiye kubana namwe ndi kureba nkabona nta mushyitsi urimo mwebwe mwamaze kugera mu materaniro rwose muri umugisha ndabona dusanzwe duterana mu gihe tugitegereje abashyitsi rwose Imana ishimwe ku bwanyu mwebwe mwamaze kuhagera niba uri kubona hari inshuti yawe hari umuntu muziranye hari umuvandimwe rwose utaragera ahangaha wamwohereza akamesaje niba byagukundira kugira ngo umwibutse hari ubwo iyo tugiye gutangira weekend abantu baba basa nkaho wenda bawugiye mu bindi bintu byinshi bikasa nkaho bibacitse ko uyu munsi ari amateraniro ariko wamuremindinga ukamwibutsa rero tukibategereje reka dukomeze twishimire Imana reka dukomeze tunezererwe tugire joy dukomeze twenjoying ibyo twaherewe muri Yesu Kristo mushyireho microphone rwose abantu bari mu mwanya mwiza dukomeze dushimane Imana dukomeze dushime Imana twaje gusanga nta kindi kintu twakora usibye gushima nta kindi kintu kidukwiriye usibye gushima Imana ibintu byose twarabihawe ibyo ibikenewe byose kugira ngo tubeho ubuzima bu present Imana bu reflecting right y'Imana twabonye yuko turi umucyo ahantu hose hari umwijima mu buzima bwacu ugomba guhunga kubera ko umucyo twasesekaye muri iyi si Imana ishimwe cyane rero reka dukomeze twenjoyinge umunezero w'Imana kama mushyire mu mikoro zanyu dukomeze dushime Imana ishimwe cyane Imana ushimwe turagushimira cyane kubw'umunezero dufite muri Yesu Kristo turagushimira ko dufite amahoro arenze understanding y'umuntu turagushimira cyane turagushimira ko ibyari bikuze ari byo twahaweho n'ubuntu bugeretse ku bundi n'amahoro ageretse ku yandi ni grace upon grace blessing upon blessing thank you Jesus turagushimira cyane turagushimira imbabazi turagushimira ubuntu bwawe bwagushyije bidatewe n'imirimo bidatewe n'ibindi bintu ibyo ari byo byose turagushimira cyane ko tutari under law turagushimira cyane ko
nta zindi sacrifices zikenewe, ko Kristo yatubereye igitambo kizima kandi gihagije rwose, tukaba tubaye ubuzima buzira ibitambo, ubuzima buzira ibindi bintu byo kongeraho. Turagushimira ko Kristo yabaye uhagije rwose, ko nta kindi kintu cyo kongeraho ku Kristo. Ibyo dufite byose ni ukubishinga, icyo tugomba gukora ni ukubishinga, twirebera mu ndorerwamo ariyo mwami wacu Yesu Kristo, tugafata ubwiza bumeze nk'ubw'umwami w'umucyo. Turagushimira kuri papa wacu kandi buri papa w'imico, none twebwe imico ni twebwe. We are right of this world. Thank you Jesus. Turagushimira cyane ko umucyo wamurikiye mu buzima bwacu, hehe no kugenda mu mwijima ukundi. Tugushimira yuko turi reflecting ubwiza bwawe, tugushimira yuko dufite glory yawe, glory itari ubeze. Turagushimira ko tufite ubwiza budashira, ko iminsi igenda yicuma, umubiri wacu w'inyuma urushaho kugenda wenda aho ushobora kuwusanga, ariko umuntu wacu w'imbere we agenda aba renewed every day. Thank you Jesus. Turagushimira ko nta bwoba, turagushima ko twabonye destination yacu muri wowe. Turagushimira cyane, turagushimira ko every kind of spiritual blessings zose twaziboneye muri Yesu Kristo. Tugushimiye ko muri Yesu Kristo uri Imana yiyunze natwe n'ibitubera icyaha. Turagushimira ko Kristo igihano kiduhesha amahoro cyashyizwe kuri we. Turagushimira yuko twabaye twuzuriye muri we, ubu dushoreye imizi muri we, dukomejwe no kwizera, twubakiwe muri Yesu Kristo. We thank you Jesus, we thank you Jesus. Turagushimira cyane ubu ngubu ko urukundo rwa Yesu Kristo rwaduhinduye kuba abana b'Imana. Tugushimira ko Kristo yemeye kuba umukene kugira ngo mu bukene bwiwe dutungishwe. Turagushimira ko turi abatunzi dutunze byose, dutunze amahoro, dutunze ubwiza bw'Imana, dutunze Imana muri twebwe. Turagushimira cyane ko nta bukene buri muri twebwe. Turagushimira ko ubasha kudusekeshaho ubuntu bwose kugira ngo mu byo dukora byose tube dufite ibiduhagije no kugira ngo dukore imirimo myiza, kandi iyo mirimo nayo tukaba tuyikorera muri Kristo Yesu. Turagushimira ko nta ntwaro n'imwe yaturirwa kuturwanya izadukomeretsa. Turagushimira cyane Yesu. We enjoy you. Turi free muri wowe, dufite freedom. Turagushimira cyane Jesus. Turagushimira ko muri wowe dufounding our rest. Tugushimira nk'uko Imana yaruhutse imirimo yayo, ariko natwe twaruhutse imirimo yacu. Nta kindi kintu cyo kongera ku gitambo cyawe Kristo, nta kindi kintu cyo kongera ku gitambo cyawe Kristo. Twejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo yabaye ahagije yo kutwezaho ibyaha byacu byose. Turagushimira kuri Imana itibuka n'ibibi byacu. Uri Imana idafoundinga fault. Turagushimira cyane ko muri wowe tudakwiriye kugira double minded, kuko uri uwo kwizerwa. You are so faithful God, you are so faithful. Iyo dusabye ikintu kuri wowe tuba twizeye ko tugihawe. Turagushimira ko tudakwiriye kugira double minded muri twebwe. Tugushimiye kuri uwo kwizerwa Kristo. Tugushimira ko turi ibyaremwe bishya, abantu batagira any kind of past record, kubera yuko twebwe muri wowe tubona turi ibyaremwe bishya. Ibya kera byose byakuweho, byose byahindutse bishya, kandi ibyo byose tubikesha Yesu Kristo wiyunze natwe, tukaba dufite ministry yo kuya reconciliation hano. We thank you Jesus. We thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Father. Amen, 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 amen. Amen rwose. Ndumva nezerewe ku bwa Yesu Kristo. Yesu ashimwe pe.
Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Reka dukomeze kwenjoyinga, mu by'ukuri nta kindi kintu tuba twaje gukora, ni just enjoy and enjoy and enjoy. Dukomeje kwenjoyinga rero, ngiye kwakira Sister Irasubiza Denise adufashe mu kanya ko gukomeza gushima Imana, tuyishima mu ndirimbo. Denise, ni karibu, ni karibu. Haleluya, haleluya. Nishimiye kuba ngaha muri Robo. Ni umugisha udasanzwe, ni umugisha udasanzwe. Nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu. Ni izina rikomeye ridashidikanywaho mw'ijuru no mw'isi. Nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu. Ni izina rikomeye ridashidikanywaho mw'ijuru no mw'isi. Amazina y'abakomeye aribagirana, Yesu nshuti yanjye ahimbazwe rwose. Uhereye itangiriro kugeza iteka ryose azahora ari ku ngoma. Oh, izina risumba ayandi ab'isi batamenye, Yesu soko y'amazi amara inyota. Kristo nzira y'ubugingo, ubugingo bw'iteka, azatugeza mw'ijuru. Izina risumba ayandi ab'isi batamenye, Yesu soko y'amazi amara inyota. Kristo nzira y'ubugingo, ubugingo bw'iteka, azatugeza mw'ijuru. Oh, azatugeza mw'ijuru. Oh, azatugeza mw'ijuru. Duwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima, mfite amahoro adashira. Duwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima, mfite amahoro adashira. Mfite amahoro adashira. Mfite amahoro adashira. Duwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi.
nibwo buzima mfise amahoro adashira mfise amahoro adashira guhahitanje uko bingana mwami wanje mwisungunda unyiharire Yesu nduwawe nyakirani byanje mfite byose je ngukunda nkwizigire meze nk'uyoboke I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my present Savior, I surrender all. Ibyishimo byanje nasanze biswe muri Kristo yambereye inkingi nishingikiriza amanywa n'ijoro yakomeje imigomero n'inzuzi z'umunezero wanje njye nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza ndafata ibimungisha Imana bigira impamvu yo kuyegera zaririmba isakunesha ngeze ku musaza w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika erega agakiza kawe Yesu kandi nduri y'ubuzima wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimiga bamwe barunamye baragwa ariko twebweho turamye ibihe bizasimburana bizasa gakomeye icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru ishimye nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika Mana uri mwiza urera cyane ineza yawe Mana we nihinduka dorera amen murakoze Imana ibahe umugisha urakoze cyane Hallelujah, Denise. hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Urakoze cyane Denise, uri umugisha pe, uri umugisha, urakoze kudufasha mu kanya ko gushima Imana mu ndirimbo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe rwose. Rero reka twihuse tugiye kwinjira mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana, ko kwiga ijambo ry'Imana. Rwose abantu bataragera hano bari gucikwa Mana, niba
niba rwose mubafitiye contact mubandikire mubabwire ngo bacitswe. Reka nsabe Faustin ashyiraho microphone yiwe asengere akanya tugiye kwinjiramo ko kwiga ijambo ry'Imana. Sister Faustin aracyariho se? Aracyariho. Sister Faustin ni karibu. Nagushimiye Kristo, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye wowe abatugize bo muri wowe kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe avuga ngo twabyawe n'ijambo ryawe, ariyo mbuto itabora. Buri munsi uko bwije n'uko bukeye tunyurwa no kongera kumva abo turi bo muri Kristo Yesu, tunyurwa no kongera kumva ubwiza bw'ijambo ryawe, twongera tuba edified, twongera twunguka ibindi byiza biva mu ijambo ryawe. Ndagushimiye. Tugiye kumva ijambo ryawe, reka Kristo buri muntu wese uri hano umutima wiwe ube ku ijambo ryawe, ntihagire any distraction n'imwe igaragara, ntihagire ikindi cyose ku ruhande cyatuma abantu batandukana. Niko Kristo dusabye bize kuvuga ijambo ryawe. She's your voice, byiza. Twizeye ko uri kumwe nawe kandi twizeye ko uri muri we, ibyo wamushyizemo ari iby'umumaro kandi ibyo wamuhaye kuvuga ari bituma twongera guhishurirwa. Turagushimira ko twongeye kugira opportunity yo kumva ubwiza bw'ijambo ryawe, twongera kugira opportunity yo kugira ngo twongere twasendinge mu bundi bwiza, mu yindi wisdom, mu yindi revelation. Turagushimiye. Reka iyi time yose y'ijambo ry'Imana, Holy Spirit aba ari utakinga over everything iri bube atari twebwe, ahubwo Kristo ubwiza bwawe bukomeze rero muri twebwe nk'uko biri mu izina rya Kristo dusanzwe twizeye. Urakoze. Amen. Urakoze cyane Faustin, uri umugisha cyane. Reka rero twakire Sister Emma. Ni karibu rwose, ni karibu utwigisha ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kanizere yuko muri kunyumva neza, turi kumvikana. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba. I'm so happy, I'm so blessed. Imana we. Ndishimye cyane kandi ndashima Imana kubwira ijambo turi kwiga ryo gusenga. Ndi umuntu ukunda gusenga, Mana koko. Nkunda gusenga, nicyo kintu nkunda mu bintu byose. Sinzi ukuntu biba bimeze ariko nkunda gusenga cyane. So ndashima Imana ko rero nahawe iyi opportunity yo kuvuga ku gusenga, kuvuga ku kintu nkunda kandi ikintu gikoze nyine, ikintu gifominga ubuzima bwanjye, daily life yanjye, aho mba ndi hose. Nabo tubana barabizi, nge tuba turi kwivugira bakumva indimi nazitayemo kubera yuko nibwo buzima bwanjye. So that's me. So I'm very happy rero kubw'uyu mugoroba. Ariko hari indirimbo iri kumfasha kandirimbaho agapati kamwe, agakorasi gusa, ubundi byite dukomeza. Ijwi ra uri nyembabazi, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Haleluya. Uri nyembabazi, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Haleluya.
reka isi yose iririmbe rwa rukundo yadukunze. Reka mbabwire, nta kintu na kimwe, nta topiki nimwe twazana ahangaha idafashe ku rukundo. Ibintu byose tuba tuvuga, kakube gusenga, ibintu byose tuba twiga bifashe ku rukundo rw'Imana. Urukundo yadukunze ikaduha umwana wayo Yesu Kristo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Urukundo rw'Imana, kuko ibintu byose byatangiriye mu rukundo rwayo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka ndeke gufashwa tutari twiga, reka twige. Yego, Imana ishimwe. So turi kwiga kuri topic yo gusenga. Aba man of God bamaze iminsi batwigisha ibintu byinshi cyane koko. Uyu munsi ngewe nacuzinze agatopic gato kadakomeye cyane, kandi turiga tugakora na practice tugahita nyine dusoza. So ariko ntaratangira kujya kuri topic yanjye, hari utuntu dutoya nshaka kuvugaho, then tujye muri topic yanjye. Ubundi gusenga ni iki? Ba man of God batubwiye gusenga ni iki, ni ibiki bikenewe ku gusenga. Ariko umuntu yambajije ngo gusenga ni iki, cyangwa umuntu akubajije ngo gusenga ni iki, wamusubiza ikintu ki? Ngewe rero, kubera yuko Kristo niwe muntu niwe Mana yaje ku isi nk'umuntu. So ibintu byose iyo umuntu turi kumusubiza, tumusubiza dukoresheje Yesu Kristo nka example, kuko niwe muntu, niwe waje nk'umuntu kandi ari Imana. So umuntu ambajije ngo gusenga ni iki, nakoresha amagambo yakoreshejwe na Yesu Kristo, cyangwa nkakoresha Yesu Kristo ibyo yavuze kugira ngo nsobanure gusenga. So ndashaka ngo dusome ijambo ritoya cyane riri muri Mariko 11:24. Yesu yari ari kugenda n'abigishwa be ngo bahura n'umutini, ngashaka kuryaho fruits ariko ntiyazisangaho, ngo uwo mutini arawuvuma. Awuvumye haciye umunsi umwe, bahaciye basanga uwo mutini wumye. Mpano twavuganye ngo uramfasha rero, shiraho mikoro usome. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Amen, amen. Nicyo amen. Reka nkoreshe. Okay. Haravuze ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Imana ishimwe cyane. Iyi ntuza iraryoha cyane. Mu Cyongereza ngo therefore I say to you, what things soever you desire, when you pray, believe that you have received them and you shall have them. Ariko njewe ndashaka gutwistinga iki cyanditswe, tukigire neza tucyumve, ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabihabwa. Umuntu yavuga ngo muzabibona, mubihabwe musenze mwizeye. You shall have them when you believe, you receive when you prayed. Ngo muzabibona, mubihabwe musenze mwizeye. Bivuze ngo iyo turi gusenga tuba tuje kwakira answers, dufite ukwizera. Bivuze ngo ntabwo uva muri place of prayer utabonye ibyo waje gusengera. Bivuze ngo you receive when you prayed. Ukimara gusenga gutya you receive. Ntabwo nzi niba muri kunyumva ariko muranyumva. Yesu yaravuze ngo, yarababwiye ati, ndashaka ngo nawe uri usome neza iri jambo, ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Njewe nka twistingamo, ariko still cyanditswe kigasigara uko kimeze. Muzabibona nkuko hasi biri, muzabibona, mubihabwe musenze mwizeye. Haleluya. So bivuze ngo iyo usenze uba uri muri place of receiving, uba uri ahantu ho kwakira. Ntabwo ari kwa kundi twakuze batubwira ngo urasenga ngo Imana igatwara time
ikazaza kugusubiza. Ngo Imana ishobora gutwara ukwezi, ishobora gutwara icyumweru, iminsi 2 cyangwa ntinakumva. Ariko reka mbabwire, depending kuri aya magambo Yesu yavuze, iyo usenze wizeye urabibona at that moment, meaning when you pray you receive when you prayed. Ledo ndi kubabwira ngo iyo uje imbere y'Imana gusenga, you go with the answers. Ntabwo utegereza ngo ni imyaka, ngo hazaza imyaka. Ntabwo ari uko bimeze. So Yesu yari ari kubwira abigishwa be ngo nibagira kwizera bazabibona, kandi bazabibona basenze. So ndashaka kubabwira yuko ibintu byose Imana yarabiduhaye, kandi answers zose turazifite. So ikituzana mu gusenga is to receive. Aba man of God barabitwigishije, bamaze iminsi bigisha. So the place of prayer is the place to receive, is not a place to ask. Ntabwo tuba tuje gusaba, ahubwo tuba tuje kwakira. Nicyo cyonyine nari nshaka kuvugaho. Ikindi kintu nshaka kuvuga ku gusenga, prayer does not have a formula. Prayer ntabwo ifite formule ngo turabanza gutya, ngo tujye gutya, ngo turye gutya, ngo iyo uri gusenga usenga uko ushatse. Bibiliya iratubwira ngo twahinduwe abana b'Imana, ngo kubw'urukundo yadukunze rwatumye tuba abana b'Imana. So niba uri umwana w'Imana, reka nkubaze, nge ntabwo nakuranye na papa, sinzi ukuntu bigenda, ariko njya kwa mama wanjye, niyo ngiye kwa mama ndagenda, nta nubwo ndindira ngo mama araryamye ngarabyutse. I go and nkamubwira ni mama, ku ishuri bimeze gutya, mvuga uko nshatse, mubwira icyo numva kinyuzuye. Imana ishimwe cyane. So na data, yes, Imana ni data kuri twebwe, kuko twahindutse abana b'Imana. So gusenga nta formule, watangirira inyuma, watangirira hagati, watangirira imbere, as long as you are talking to the Father. Hallelujah. So iyo uri kuvugana na papa, hari abakobwa njya mbona bakunda kwifatisha kuri papa, bakamufata ukuboko ngo daddy, you know I need this. Nyine ubuze ukuntu communicating na papa wawe. Ntabwo ukeneye formule ngo urabizi ngo papa uyu munsi yambaye karuvate, ngiyo yambaye karuvate rero ngaba yarakaye, ngo nta kintu wamusaba. Ariko reka mbabwire, papa uko yaba ameze kose, you go the way you want. Imana ishimwe cyane. So n'Imana ni data. So gusenga nta formule bigira. The way you feel is the way you talk. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu nshaka kuvuga ku gusenga, gusenga ni uburyo bwo gukoresha ubutware twahawe. Imana ishimwe cyane. Imana dusomere muri Genesis 1:26. Iyo turi gusenga tuba turi gukoresha ubutware twahawe kuri iyi si. Imana dusomere. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo Imana iravuga uti ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi n'ibindi byose. Iyo ni dominion. Imana yaduhaye dominion over everything, authority, ubutware. Imana ishimwe cyane. So muri place of prayer tuba turi gukoresha ubutware twahawe muri circumstances ziri mu buzima bwacu. Ibintu biba biri mu buzima bwacu tubikoreshaho ubwo butware twahawe. Ntabwo nzi niba muri kunyuma. Bibiliya iratubwiye ngo Imana yavuze ngo reka dukore umuntu ngo mu ishusho yacu ase natwe, agire ubutware ku bintu byose. Bivuze niba ufite ubutware ku mafi n'ibiti byose, ufite n'ubutware kuri circumstance, ibintu byose biri mu buzima bwawe. So when you pray, uba uri ku exercising cyangwa uri gukoresha ubwo butware bwaguhawe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo ibi nibyo bimenyetso bizagendana n'abizera, ngo bazakandagira ku nzoka ariko nta kintu zizaba. They will step on snakes and scorpions and nothing will happen to them. So bivuze ngo ibintu byose biri under you, biri hasi
yawe nta kintu na kimwe kitari under your authority na circumstances ziri mu buzima bwawe ibibazo byose ibyo uhura nabyo authority yo kubibwira ngo biceceke urayifite Imana ishimwe cyane so iyo uri muri prayer uba uri ku exercising that authority ubwo butware wahawe uba uri kubukoresha kuri iyi si bukamanifestinga bugakora mu bintu by'isi Imana ishimwe cyane ikindi kintu nshaka kuvugaho ni ikiramu prayer cannot be done by thinking ntago dusenga dutekereza n'utuntu duce ndi kuvuga ku gusenga ubundi njya kuri topic y'uyu munsi ntago dusenga dutekereza impamvu mvuze ngo ntago dusenga dutekereza abigishwa ba Yesu bamuje baramubaza bati mwigisha watwigishije gusenga nkuko John the Baptist yigishije abigishwa be gusenga aravuga ati nimuba musenga muvuge muti Imana ishimwe bivuze ngo iyo turi gusenga we speak turavuga ntabwo waceceka gutya ngo uri gusenga you utter it's utterance you speak uravuga so ntabwo wenda bivuga ngo uri kumedita you can meditate but when we are praying we speak Yesu yaravuga ati nimuba muvuge ntabwo yavuze ngo mutekereze hallelujah so iyo uri gusenga uravuga you speak you utter out you confess you exercise the authority hallelujah ubwo bubasha bukuri reka mbabwire iyo president w'igihugu ari kuvuga avugisha ubutware n'ububasha afite kandi avugisha amagambo so natwe nuko bimeze so natwe iyo turi muri place of prayer turavuga kandi tukavugisha reka nitabu uyu muntu ndaje tukavugisha amagambo Imana ishimwe cyane ikindi kintu about prayer nari navuze niki I think nibyo reka tujya kuri topic y'uyu munsi topic y'uyu munsi nachuzinze about making power available ubusubu mu Kinyarwanda none yes we ariko ndabisobanura reka dusome muri James Yakobo 5:16 Mana ndagutegereje James Yakobo 5:16 aravuze ngo aravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete amen mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete Icyongereza nta muntu ufite amplified version aba ariyo aduha amplified version mu Cyongereza niyo nshaka ngo dukoreshe nyisobanure mu Kinyarwanda then dukomeze cyangwa nisomere iravuga iti muri amplified the effective fervent prayer of a righteous man makes tremendous power available Imana ishimwe cyane ngo gusenga n'umwete kugira umumaro gusenga kugira umumaro gusenga k'umukiranutsi k'umwete kugira umumaro ngo kandi kugira imbaraga zifite ubutware kandi zugatuma zigaragara ziboneka sinzi niba mbisobanuye neza mu Kinyarwanda kubera ko iki Kinyarwanda cyane ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete haleluya Imana ishimwe cyane ariko Bibiliya ya amplified iravuga ngo the honest bivuga umwete heartfelt bivuye ku mutima continued bikorwa buri gihe power n'imbaraga prayer of a righteous man makes
tremendous power available. Zituma imbaraga ziboneka cyangwa zigaraga, imbaraga zitangaje, tremendous power, imbaraga zitangaje. So gusenga n'umwete kugira umumaro kumukiranutse kandi kuzana imbaraga zitangaje zikaboneka. It makes power available. Kwiki kinyarwanda ndi kubura ukuntu nyisobanura, ariko icyo nzi muri kubyumva. Iyo usenganye umwete bivuye ku mutima kandi ukabikora buri gihe kandi bigakorwa n'umukiranutsi, bizana imbaraga zitangaje ku buryo izo mbaraga zigaragara, it is available, zikaboneka. Haleluya, Imana ishimwe. Bibiliya ya Amplified yongeraho ngo it's dynamic in its working. Izo mbaraga ziragaragara kandi zigakora icyo zifite gukora. Imana ishimwe. Iyo izo mbaraga kubera zikora icyo zifite gukora, bivuze ngo it works, it performs its work. Icyo zifite gukora izo mbaraga nicyo zikora. Rero turashaka kureba izo mbaraga niziye. What is that power? Izo mbaraga turi kuvuga niziye, zifasha iki, zikora iki? Niyo mpamvu nazanye iyi topic, iki cyanditswe cyo muri Yakobo 5:16 nicyo turagenderaho. Ariko reka dusome muri Ephesians 3:20, Abefeso 3:20, turebe izi mbaraga niziye mbaraga. Kadusome Abefeso 3:20. Avuze ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imana ishimwe cyane. Imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Haleluya. Imbaraga, izo mbaraga turi kuvuga nizo mbaraga zidukorera, ziri muri njyewe nawe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. So izi mbaraga turi kuvuga ni imbaraga ziri muri wowe nanjye. Izo mbaraga rero twazibonye dute. Izi mbaraga ni za mbaraga zazuye Yesu Kristo mu bapfuye. Izi mbaraga ni za mbaraga wakiye wa munsi wuzuye umwuka wera. Nizo mbaraga rero nshaka ngo tuvuge uyu munsi. How do we make it available? Ngo kunanga havuze kuri 20 ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Bivuze ngo izo mbaraga zidukoreramo nizo zibasha gukora ibiruta cyane n'ibyo dusaba kandi twibwira. Haleluya. So bivuze ngo izo mbaraga zigukoreramo nizo zishobora gukora ibiruta ibyo wibwira. Haleluya. So twe ntago dusaba imbaraga. We don't pray for power. Twebwe nk'abantu bakiriye Yesu Kristo tugakizwa, ntago dusaba imbaraga. We don't pray for the power. Ngo imbaraga ngo zive mu ijuru ngo zigire, no. Imbaraga z'Imana ziri already inside of us. Ziri muri twe. Ziri in our indwelling spirit. Ziba muri twebwe imbere. Ejo bundi Diana ari kutwigisha kuri Holy Spirit. Yatwigishije yuko Holy Spirit azana power. Ndibuka yasomye muri Acts mu byakoze n'intumwa 1:8 aravuga ngo aho handitse ngo you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you. Ngo muzabona imbaraga umwuka wera nabazamo. So umunsi umwuka wera yuzuye muri twebwe, imbaraga zaje muri twebwe. Haleluya, Imana ishimwe. So twebwe ntago dusaba imbaraga. Imbaraga already ziturimo. Imbaraga ziba muri twebwe, inside our spirit. Imbaraga nimwo ziri. We just need to make this power available. Twebwe cyacu nugustiaringa this power and make it available. Haleluya. Nicho uyu munsi naje kwigisha ngo izi mbaraga zikurimo wahawe. How do you steer it? How make ni gute utuma ziba available mu buzima bwawe, zikamanifestinga, zigakora ku bintu
ishimwe cyane. Yeah, so prayer does not create power. No, it does not create. Ugusenga ntago gukora imbaraga. Ahubwo imbaraga zirakora zikayobora imbaraga z'Imana. Okay, it creates and channels the already present power of God within you and into the situation. So izimbaraga ntago gusenga ntago ariko gukora imbaraga, ahubwo izimbaraga zirakora zigachanowinga imbaraga gusenga gutuma izimbaraga zikora zikaba channeled zigakorera muri twebwe zikarwana na situation ziza mu buzima bwacu. Sinzi nimba sobanuye neza. Izi mbaraga iyo dusenze, gusenga ntabwo gukora imbaraga, ahubwo icyo gukora gusenga gutuma imbaraga zikorera muri wowe, ikindi zigachanowinga izo mbaraga zikurimo already wakiriye kugira ngo zishobore gukora kuri situation ziri mu buzima bwawe. I hope ko muri kubyumva kuko iki kinyarwanda cyo it is Nyarwanding, but you will understand. Yeah, so your power, the power that is at work in you, imbaraga ziba ziri gukorera muri wowe nizo zidetermininga ibyo ubona, what you receive. So imbaraga ziri muri wowe nizo zidetermininga ibintu uhabwa mu gusenga. So niba imbaraga if you make the power available, meaning you receive very fast because you've steered the power of receiving inside of your heart. So nibyo rero nizere ko mubyumvishije. Ikindi, iyo umuntu ari gusenga cyangwa umwizera iyo ari gusenga ntago bari guhamagara Imana ngo imanure imbaraga kwa kundi twasengaga kera ngo Mana ngo imbaraga zawe zimanuke, ngo imbaraga zawe zitwuzure. Twebwe ntago dusenga ngo Imana imanure imbaraga, ahubwo twebwe turasenga tukabyutsa izo mbaraga ziturimo. Mwumve, twe turasenga tugastiaringa up cyangwa tukabyutsa izo mbaraga already ziturimo kugira ngo zikore, let it work in us. Twebwe ntago dusenga ngo Mana manura imbaraga, ahubwo twe tubyutsa izo mbaraga zazuye Yesu Kristo ziri muri twebwe kugira ngo zikore ku bibazo bitwegereye, zikore kuri circumstances ziri mu buzima bwacu. That is what believers do. Kanizere yuko muri kubyumva. Reka nkoresha akantu koroshe twese twakora. Hari abantu biga electricity, hari akantu bita switch. Nuko ntafite video narinda shiraho hano mfite itara. Iyo umuntu twese dufite amashanyarazi wacu, hari akantu bita switch. Iyo ushaka gushiraho amatara ngo yake ukanda kuri iyo switch. Rero reka mbabwire, prayer is that switch. Rebo zandaya. Prayer is the switch. Prayer ni hahandi ukanda kugira ngo wa muriro wake. Reka usunongera ndibasobanurire. Prayer is the switch. Prayer ni hahandi ukanda kubera already umuriro urimo, the power is inside of you. So the prayer, just you touch the switch, iyo maze gufata kuri ya switch kugira ngo zambaraga zikore zibe available for the manifestation. Rero gusenga ni switch yo kugira ngo imbaraga zikurimo wowe zigaragare kandi zikore muri situation ubona zidashobora gukoreka. Imana ishimwe cyane. Imbaraga already ziri muri wowe, but you just need to steer the power that is inside of you. The power that is inside is imbaraga zikurimo nizo zidetermining ibisubizo by'amasengesho yawe. Ibisubizo ntago biva mu ijuru ngo Imana ngo zana ibisubizo. No. Ibisubizo ntago bizava mu ijuru ngo bikugereho, ahubwo imbaraga ziri muri wowe nizo zidetermining the answers that you receive. Ibyo ndaza kubibasobanurira namwe muraza kubyumva. Amen. Imana ishimwe cyane. Reka dusome, reka dukomeze dusome.
muri Filimoni 1:6. Iki cyanditswe Aposo yaragisomye ariko ndagikunda cyane, reka tugisubiremo mpano gisome. Ariko se mpano kari gutinda. Freddy wanshyiriyeho icyanditswe ko Reka nisomere nta kibazo. Okay, Filemon 1. Yeah. 6 haravuga ngo kugira ngo gusangira ko kwizera kwawe kubabere ukugira akamaro kubwo kumenya icyiza cyose kiri muri twe duheshwa no kuba muri Kristo. Amen. Amen, amen. Ngo kugira ngo gusaba ko kwizera kwawe kukubere ukugira umumaro kubwo kumenya icyiza cyose kiri muri twe duheshwa no kuba muri Kristo. Imana ishimwe cyane. So iyo umajije kumenya icyo ufite, what you received, Apostle yatubwiye ngo iyo uzi ibyo ufite, what you received, ibyo wahawe. Rero iki cyanditswe kitubwira ngo after understanding, umajije kumenya, kugira ubumenyi by'ibyo you acknowledge, ukemera ko ibi bintu ari ibyawe wabihawe, then ukabikoresha, ugakoresha n'izo mbaraga zikurimo bigahita bihwaniramo. Imana ishimwe, sinzi niba muri kunyumva. Iyo umajije kumenya understanding, ukayigira, ukamenya yuko ibintu byose biri ubifite kandi wabihawe no kuba uri muri Yesu Kristo. Reka mbabwire, ukimara kwakira Yesu Kristo, ubumana bwose bwaje muri wowe. Sinzi niba ko kantu mukumvira. Ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ubumana bwose bwaje muri wowe. So iyo uri gusenga uba uri kwerekana izo mbaraga z'ubumana zaje muri wowe zikuzuye kugira ngo wakire ibyo ukeneye. Imana ishimwe cyane. Ubwo bumana buri muri wowe iyo uri gusenga uba uri kubwerekana kugira ngo bumanifesting, you express that divine power outwardly. Ubwo bumana buri muri wowe wahawe bwakwinjiye urabwexpressinga cyangwa ukabwerekana, bukagaragara n'abantu bo hanze bakabubona muri situation uhura nazo. Nuko bimeze kubera yuko umajije kumenya ibyo wahawe. Divine power is inside of you. Ibintu byose urabifite muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. So iyo umajije kubimenya, you acknowledge and activate what is already inside of you. Imana ishimwe cyane. So niyo mpamvu mbabwira ngo iyo umajije kugira ubumenyi, ntabwo utekinga no for an answer. No, iyo ugiye gusenga ntabwo uvuga ngo ngenda hava ngo ndasenga ngo Imana izansubiza imyaka itaha. No, you don't take a no for an answer kubera yuko uba umajije kumenya ko byose ubifite kubera uri muri Kristo. Redo zaya, ntabwo nzi niba muri kunyuma, byose urabifite kubera yuko uri muri Kristo. Imana ishimwe cyane. So iyo umajije kubimenya, you do not take a no for an answer. No. Iyo ugiye gusenga you pray, uzi yuko urahava ubitwaye, urahava with whatever that you went to pray for. Uzi yuko ibyo bintu uragenda ubifite kubera yuko urabizi ko byose ari ibyawe muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Reka turebe umugabo bita Elijah. Eliya ni umugabo wo muri Old Testament, ariko yakoresheje ubutware bwo gukoresha imbaraga ziri muri we, atuma ibintu bigaragara bikoreka. Haleluya. Reka dusome muri James cyangwa Yakobo 5:17-18 turebe ukuntu uyu mugabo yabigenje. Ubundi nawe umbwire impamvu twebwe kubera iki dusenga, ugakomeza usengera ikintu, ugasengera ikintu, ukagisubiramo, ukavuga ngo wabona ngo Imana ntiyanyumvisha, ngo wabona Imana hari ikintu kiba kibura.
James 5:17-18. haravuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Amen, amen. Na ariko sinzi niba mubyumva, Papa Fred ntago yabishize hano ngo mbisome. Ariko uyu mugabo Eliya, abantu iyo basomye iyi story baba bazi yuko Eliya yakoze ibi ngibi kubera yasenze Imana cyane. Oya, ntago Eliya yakoze ibi bintu kubera yuko ntago ya stopping the rain, ntago yatumye imvura itagwa ngo kubera yasenze cyane. No, ntago ariko bimeze. Eliya impamvu imvura yahagaraye ni ukubera Eliya yahagaraye muri prophetic authority, mu bubasha bwo yari afite nkawe nk'umuhanuzi, ahuzanya n'ubushake bw'Imana ahagarika imvura. Reka mbabwire, so nawe nk'umuntu iyo ukoresheje that power in you, wahawe. Eliya yarazi ibyo yahawe, Eliya yarazi ibimurimo, yari muri Old Testament ariko azi ibimurimo, azi ububasha bwa prophetic afite muri we, arabukoresha abuhuza n'umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yavuze ati imvura hagarara, imvura ntiyagwa. Imana ishimwe cyane. Kunze cyane, namukunze cyane kubera yuko yari mu wera yabazagaho, ntago yababagamo, ariko twebwe umwuka wera atubamo. Izo mbaraga zitubamo, zituye muri twebwe. Eliya we izogaho, ariko yari yiyizi, yarazi ko ari umuhanuzi w'Imana, icyo yavuga cyaredesata, yarazi ko icyo yavuga cyose cyakorwa. Rendaya. Ariko usanga abana b'Imana batazi power, batazi imbaraga bafite n'ububasha n'ubushobozi bafite, bakaguma bakarira aho kugira ngo bakoreshe imbaraga zibarimo bavugane na situasiyo. Rede satala barada. Reka mbabwire bene data, Eliya yari umugabo uzi ubwenge, yari umugabo uzi ubwenge, azi icyo yahamagariwe, azi yuko navuga ibyo aravuga biraba, kubera yuko yarazi niba narahamagawe ndi umuhanuzi nkavuga ibintu bikaba, whatever I speak must happen. Nicyo yari yiyizi. Nawe rero mwana w'Imana, uyu munsi cyo ngusaba, umenye n'imbaraga zikurimo, izo mbaraga zazuye Yesu Kristo zikurimo. Niyo mpamvu ibitigeze binesha Yesu Kristo ntabwo wowe byakunesha. Ntabwo nzi niba unyumvise, ibitarigeze binesha Yesu Kristo wowe umwana w'Imana ntabwo byakunesha. Rede sataya. Rando, nta kintu na kimwe gifite kukunesha kubera yuko Yesu Kristo ari muri wowe. Eliya we nta nubwo umwuka wera yabaga muri we, yamuzagaho buza, ariko wowe umwuka wera aba muri wowe. Ariko semana Yesu taparada. Imbaraga ziturimo zidushoboza gukora ibiruta n'ibyo Eliya yakoze. Niba Eliya we umwuka wera ataramubagamo ariko yari yiyizi avuga ibintu bikaba, nawe ushobora kuvuga kuri situation yawe ugakoresha imbaraga, ukavuga ati marada randa zadayaba, ukavugana na situation ikakumva, uhagaraye muri Kristo, kuko nizo mbaraga zamuzuye ziri muri wowe. Ariko beneda iyo turi gusenga tuba duhagaze muri Yesu Kristo, nimwe we stand in Christ and we profess, tukavuga. Rando satala baranta. Reka mbabwire, hari isengesho apostle yavuze riri mu Befeso, hariya twari turi gusoma 3:15 kugera 20, twe twasomyeho 10, twasomyeho 20. Ariko ririya sengesho rya Paulo ni isengesho rikomeye cyane, reka turisome nsobanura. Ntabwo ndasobanura ibyo apostle yasobanura, ariko ngenda ndashaka kubereka imbaraga aho zizira muri iryo sengesho. Mpano dusomere Abefeso 3:15 ugere kuri 20.
dusome uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo reka ariko duhere kuri 14. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu isi yo mu ijuru no mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe bukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo itorero muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose n'ibihe bidashira. Amen. Imana ishimwe cyane. Iri sengesho ni isengesho riryoshye cyane, ariko Paulo yari ari kutwereka answers, ibisubizo naho biva n'imbaraga zituma ibyo bisubizo tubibona. Iyo dusomye kuri 16, 17 na 18 hano, uko nyine agiye abidusomera, bitwereka ibintu Paulo yari ari gusengera aba bantu, ngo mumenye urukundo rwa Kristo, nyine nk'uko tubisomye aho ngaho. Ariko Paulo ageze kuri 20 yari ari kutwereka imbaraga zikoreshwa kugira ngo ibyo bintu byo hejuru byose ubibone. Ibi bintu byo hejuru byose kugira ngo ubibone biva mu mbaraga zikorera muri wowe. Ntabwo nzi niba muri kunyuma, ibi bintu byose Paulo yavuze, kumenya urukundo rwa Kristo, kumenya ngo muzuzwe kugera ku kuzura kw'Imana, ibyo byose yabasengeye, byose hejuru zari answers. Ariko kugira ngo umuntu azigereho yari ari kutwereka solution n'ukuntu bigira, biva mu mbaraga redo sataya, biva mu mbaraga zikorerwa ziri muri twebwe zikora, nimwo biva kandi nizo answers. The answers are made from there. Imana ishimwe cyane. Nicyo nari nshaka kubereka. So iyo umajije kugira knowledge, ugendera mu bisubizo kandi ukajya kuri end result, kubera yuko knowledge ubu yifite, ubuzi ibyo wahawe, ubuzi ibyo ufite kugira nabyo, kubera ko Kristo ari muri wowe, ibyo twahawe ubwo twagize abaragwa n'ibiki byose ububizi. So izi mbaraga zikurimo nizo zizana answers z'ibyo bintu ukeneye, bikamanifestinga mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Nibyo nari kwabwira ngo answers ntago ziva mu ijuru, ahubwo answers are determined by the power that works in us. Ibisubizo bizanwa cyangwa bideterminingwa n'imbaraga zikorera muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Mu Abaroma 15:30 turabona umugabo bita Paulo ari kubabwira ngo munse ngo strive for me brothers. Sinzi ukuntu tuhasoma, reka tuhasome. Aravuze ngo nuko ndabinginga bene data kubw'umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva ku mwuka, ngo mushishikirane nanjye kunsabira Imana. Mushishikarane nanjye kunsabira Imana. Paulo yari abizi yuko ubu imbaraga zihindura zigashira ibintu ku murongo ziri muri twe. Randoya niyo mpamvu yari ari kubwira bene data mushishikarane kunsengera. Imana ishimwe. Iyo uri kuvuga ngo bagusengere, ubu bizi ko imbaraga zihindura ibintu ziri muri twe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibisubizo birava mu ijuru. No. Imbaraga zihindura ibintu zikabishira ku murongo ziri muri wowe, ziri muri nge, ziri muri wowe Fred, ziri muri wowe Denise, ziri muri wowe. So niyo mpamvu ntuzari Paulo ari kuba
arababwira ngo my brothers strive with me, mushishikarirane nanjye mu gusenga, kubera yuko yarazi ko imbaraga zihindura ibintu zikabishira ku murongo, zigahindura situwasiyo ziri muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Abantu bameze nk'abatari kunyumva, sinzi niba ndi kwigisha neza cyangwa ibintu bitari kumvikana, ariko nzi yuko biri kumvikana. Imana ishimwe cyane. So turi gusoma muri mu Befeso, iminota yanjye iminota iri kwihuta, we mfite gusoza. Turi gusoma mu Befeso rimwe handi twasomye gutangira kuri 18 tukamanuka 19-20. Reka dusome umurongo wa 19 tuwusubiremo ubundi mbabwire. Nanjye uyu munsi nizi kigiri ki, hari utuntu nabonye numva ndadukunze nshaka kudusobanuraho hano, twumva ukuntu ibintu biryoshye hano. Naryohewe mana we. Ephesians 1:19 na 20. So twari turi yego 19. Reka misomere ndiko na hano Fred yabishizemo ngo mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko mumenya, ngo muzuzwe kugera kukuzura kw'Imana. 20 ko nabona ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imana ishimwe cyane. Redo sata. Icyongereza kiravuga ngo saba abantu bari kunyandikira ba fellowship koko mana we. Ngo to know the love of Christ which passes knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Then 20 kavuga ngo now unto him that has been able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Imana ishimwe cyane. So ndi gusoma ya magambo nahuye n'amagambo y'ikigiriki atatu nshaka ngo tuvugeho abariyo nsorezaho. Imana ishimwe. Nahuye n'ijambo bita ngo ngo ni hupabalo. Hupabalo niko naribonye yego, ariko iri jambo hupabalo rivuga exceeding, to exceed. Ariko ari jambo rindi ryari riri kurivuga ngo to go beyond, ngo kurenza intego. Hupabalo, kurenza intego. So iyo umuntu ari gusenga, isengesho ri exceeding, rirenza intego. Rado nago nzi niba muri kubyumva. Niba uri gusengera ngo Imana iguhe akazi, redaya, birenga kukubona akazi, ukabona inzu, ukabona n'imodoka, ni that is birenga kuri cyo wari uri gusenga, bikajya beyond. Rado niyo mpamvu uri kwa izimbaraga rede sataya. Iyo uri gusenga ukastiaringa izimbaraga zikurimo, birenga kugusengera umugore wari uri gusengera, bikaza n'inzu, bikaza n'ibyo waruca, ragaba, bikaza n'ikibanza. It goes beyond, it exceeds. Rendaya mando zetalabarate. So iyi hyperbalo na ikunze cyane. It goes beyond. It goes beyond because you're praying in power. Redesaya. Yarindi jambo nabonye ngo ni dynamis. Dynamis nabonye iryo jambo riva mu ijambo bita dynamite. Dynamite ni jambo twese abantu bize shimi n'ibiki byose murarizi, murabyumva. Dynamite barikoreshamo gukora ibintu byica, gukora ibintu bi explodinga. Ibyo bintu I hope munyereke niba muri kunyumva iryo jambo muri dynamite, kubera yuko ni ikintu kizwi ahantu hose abantu bakoresha ibyo kurwanisha. So iri jambo dynamis mate barado zele barante rivuga imbaraga. It speaks about power, might and strength and ability. Desire. So bivuze ngizi imbaraga ziba zimeze nka dynamite. Bivuze ngiyo uri gusenga, izi imbaraga, it can explode and give birth to something that is new.
kubyumva. Iyi dynamite, izi mbaraga dynamics, iyo uri gusenga hari situation ugeramo ukavuga uti enough is enough, ugasenga. When iyo marado iyi turutse iyi dynamics, ibi byegereye byose, izi situation zose zatuma ubwonko bwawe bugira iyi dynamite. Iyo ikubise imbaraga zayo zose zitwarira kuri ibyo byaguteshaga umutwe bikavaho. Reka dukoreshe urugero. Niba bosi wawe ari umuntu waguteshaga umutwe ukavuga uti nana enough is enough, ukagenda ugasenga, you make the power available, ugasenga ukavuga mu ndimi ukavuga ati lebo zatayaba rede papa I come ridezo I receive my inheritance, ugasenga. Iyi dynamite iyo explode cyangwa ikakubita igakubita igaturika ibyo uwo mugabo uwo wari uguhagaze atumuta accident ashobora no kwirukanwa akavaho kubera yuko uri umwana w'Imana. Hari ibintu biba bifite guhinduka mu buzima bwawe kubera yuko you carry the power, you carry the dynamics, the dynamite is inside of you. Ariko semana koko aba bantu sinzi niba bari kubyumva, ariko ndabizi ko muri kubyumva. Icyanyuma ni ikindi bitse energio redesire. Energio bivuga ngo to be at work, to be active, operate with the power to produce effect. Imbaraga zituma ibintu bihindukiraho. It changes there and then. Nagutegereza ibintu effect zitazigaragara, ukimara gutya ibintu bitabigaragara. That is energy. Things, the effect is seen there and there. Nagaru gutegereza ngo umwaka ngo Imana wabana yaranyiragiwe ngiri kubanza gusubiza abandi. No, it acts there and then. Imana ishimwe cyane. So mwene data iri joro uyu mugoroba I want to energize you. Ndashaka kukubwira ngo imbaraga zazuye Yesu Kristo ziri muri wowe. You just need to make the power available. You go in prayer ugasenga mu tongues ukavuga no daddy I come Dosaya. I thank you. Ndagushimiye kuko byose byanjye I have received it. Nagutwara no for an answer. No. Kubera yuko buziko imbaraga zicreating ibintu, imbaraga zikora ibintu ziri muri wowe. Bibiliya yatubwiye ngo bigendeye ku mbaraga zikorera muri twebwe. Imana ishimwe cyane. So mwene data Bibiliya hari ijambo ibi muri Bibiliya havuga ngo ngese ngo harubabaye nasenge. Imana ishe ntabwo bavuga ngo mbese ngo harubabaye akora iki, asenge. Ubwo iyo bavuga asenge is to make the power available, atume imbaraga zigaragara, manifestation igaragare mu buzima bwe. Imana ishimwe cyane. So mwene data I want to argue tonight. Ndashaka kukubwira ngo iyo uri gusenga imbaraga zazuye Yesu Kristo ziri muri wowe, uri kuzitiyaringa, uri kuzihagurutsa, uri kuzikoresha kugira ngo zikore kuri izo situation. Niyo mpamvu gusenga it has to be continual. Niyo waba uri hehe hose ugatangira leba randosaya ugasenga uri. Reka mbabwire iyo uri gusenga, twize gusenga mu ndimi. Iyo uri gusenga mu ndimi ubu uri kuva muri known ibintu bizwi ukajya muri unknown mu bintu bitazwi ugakurura. Hari ibintu biba bitazwi ariko hari ibintu biri imbere ufite gukururayo. Radabazaya. So kubera yuko iyo uri gusenga mu magambo you cannot know, ariko iyo uri gusenga mu mwuka uba uri gukurura. Bene data ndashaka kubabwira mu gusenga nimwo dustiyaringira, nimwo to making a power available, nimwo to making a power available. Imana ishimwe cyane. So do not give up to pray. Iyo uri gusenga ujye usenga ukoreshe authority iri muri wowe. Iyo authority twabonye Imana yaduhaye uyikoreshe ibintu bimanifesting. Sindeba impamvu urwara ukarwara uburwayi ukabumarana umwaka. Imbaraga zazuye Yesu Kristo ziri muri wowe. It's
kandi nta kintu na kimwe gifite guhagurukira njyewe kuko ndi umwana w'Imana, imbaraga z'Imana ziri muri nje, ubumana bw'Imana bwuzuye njyewe. Imana ishimwe cyane. So ndashaka kubabwira bene data, reka izo mbaraga zikurimo, imbaraga urazifite ziri muri wowe. You don't need to pray for power. Ntabwo ukeneye gusenga ngo usengere imbaraga, never never never. Ahubwo make the power available. Steer chanamo umuriro, steer up, chanamo umuriro. Imana ishimwe cyane. So I argue, my dear friends, dusenga Imana, dukomeze dusenga Imana. Nurekeraho gusenga. Hari umuntu umwe nari kumva ari kuvuga ngo abantu ba mu buntu ngiyo bari kubabwira ngiyo bari kubabwira ngo musenga, ngo mugende ngo mushima, ngo muba mugira ngo nta gusenga guhari. Bene data, mu butumwa bwiza muri grace we pray, turasenga, we make power available, we make power available, turasenga, and we make this power available biciye mu gusenga. Nagere gato reka mbabwire, nta muntu uzi ubutumwa bwiza uri lazy. You can't be lazy when you know the gospel. Never. Ntabwo ushobora kuba umuntu uri aho ngaho uzi gospel udasenga. No, you need to pray. You need to pray. Ndashaka ngo dushyire mikoro zacu dusenge, niyo yaba ari umunota umwe. I want you to exercise your power. Stir up the power that is in you. Redesire. Ndashaka ngo umunota umwe gusa ubundi umuntu uza coordinator akomeze lebazo tayama redesa talaba radaba soto tekando leba Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Woman of God, Emma, wasoje se? Yego. Uri umugisha cyane, uri umugisha rwose. Urakoze cyane. Ndumva ntezerewe kubw'ijambo ry'Imana. Shima Imana ko imbaraga zazuye Yesu Kristo zidukoreramo. Iyo dusenga rero tuba turi gukoresha authority twaherewe mu izina rya Yesu Kristo, ndetse tukabasha kubyutsa imbaraga zidukoreramo zigakora. Uri umugisha rwose Emma, urakoze cyane kubw'uyu mugoroba kutwigisha iki kintu. Hari abantu benshi batazi ko imbaraga, nanjye ntabwo najyaga mbiri organizinga cyane uburyo cy'imbaraga zazuye Yesu Kristo zikorera muri twebwe, tukaba dufite authority yo kuvugana na situation zose zituzengurutse zikatwumvira, kuko mu izina rya Yesu Kristo ibiri mu isi byose bigomba gupfukama kubera ko Yesu Kristo ari umwami. Imana ishimwe cyane rero. Nanigeze mbona abashyitsi mu iteraniro, ariko ndi kubona bagiye, ariko ndi kubona umuvandimwe witwa Nyampinga. Nyampinga si umushyitsi buriya cyangwa no ko njya rugambire mubonye? Nyampinga, washyiraho microphone ukadusuhuza. Nyampinga Christella, shyiraho microphone udusuhuze. Ni karibu. Amen. Amen. Amen.
Murakoze, nitwa Nyampinga. Nanjye inshuti yanjye yari yarantumiye yitwa Peace, gusa ntabwo yambwiye iminsi ishize, byakunda ko nza uyu munsi nari naje, nubwo naje nyine nkererewe, nifuje kuza gufatanya namwe gusenga. Wow, turakwishimiye cyane Nyampinga, urakoze cyane kwakira iyo invitation ukaza kutujoininga. Turishimiye kubana nawe kandi twishimiye kuzagumana natwe nibikunda. Duterana buri munsi 12:30. Link yaguhaye ntabwo ijya ihinduka rwose, uko uzajya ubona akanya, you are most welcome. Rero reka nakira abantu kuri uyu mugoroba baba bifuza gushima Imana, bashaka gutestifyinga ibyo Imana yakoze mu buzima bwabo, bashyireho ikiganza, mbaha akanya, bashyiraho microphone, bashima Imana. Ni karibu Papa Freddy, bashyiraho microphone ugashima. Yes, murakoze cyane, nshimiye Imana kubw'ubuntu bwayo, kubw'umunezero wayo uri muri twebwe. Nshimiye Imana kubw'uno mwanya. Ari ijambo my sister akoresheje, ubwo ni my sister kuri jyewe, ni mwene data kuri twese. Imana ishimwe cyane. Akoresha ijambo rya dunamis cyangwa se dynamite. Numva arikoze ikintu kidasanzwe mu buzima bwanjye. Ubundi dynamite ni uburyo kenshi na kenshi uburyo bikoresha mu guturitsa intambi, niyo bakora imihanda none bagashyika kuri rocks cyangwa se ku rutare rudafite inzira zose bakoresha, rutapfa kuba removed, rutapfa kuva mu nzira ngo bashe gukomeza umuhanda. Nta yindi solution, nta n'ubundi buryo, baraturitsa bagashwanyuza kugira ngo ruve mu nzira. Ni uburyo nk'ibiraro runaka bigoranye ko bigomba mu gisirikare bakoresha mu buryo bashwanyuza, bakoresha iyo dunamis cyangwa se dynamite nk'uko ayisobanuye. Rero numvise revelation, numvise rema ikomeye cyane. Reka dukoreshe prayer muri situation zose tubona zimeze nkaho uburyo bwose bwagiye bwanga, inzira zose zagiye zikoreshejwa, hagiye haba gufailinga. It's a time to pray. It's a time to pray. Ntabwo we don't pray to get power, we pray from power. Nuvuga ngo tugiye kuderega, tugiye kohereza iyo dynamite, niyo yonyine ikenewe none kugira ngo ikintu kijye mu kazi kacyo. Imana ishimwe cyane. Kandi I encourage you, ibi bintu turi gukora sometime hari igihe tunahamagara abantu babyumve, tukanatumira abantu babyumve, ariko let's to be consistent, tugomeze dukore prayer. Tuzagira kuri level, I tell you, bizanagorana cyane kumanaginga abakitsi bazaza hanga cyangwa se uburyo tuzatumira abantu, tuzababwira kuko ino platform izaba iri ku rwego rudasanzwe. Rero reka tugomeze dukore prayer. Ni ikintu kidasanzwe, kugeza ku rwego. Hari ibintu byinshi bizakoreka, ndinyinga kuri mwebwe mufata uno mwanya, mufata bino bihe tugasenga. Maybe hari igihe tugira ibibazo ndetse kubi nta manifestation, no, let's we pray. Hari ibintu byinshi cyane bigomba gukoreka kandi biturutse mu gusenga. Imana ishimwe cyane, murakoze. Urakoze cyane Papa Freddy, urakoze cyane kudusangiza kuri iyo revelation. Ari nabyo umwigisha wacu uyu munsi Emma yari yatubwiyeho. Ni ukuri gusenga biri powerful. Impamvu biri powerful cyane ni uko mu gusenga tuba turi gukoresha authority, tuba turi kurikoganizinga abo turibo n'ubutware dufite kubera Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ntako bisa gusenga pe, noneho ntako bisa gusenga uzi uwuriwe, uzi impamvu uri gusaba ibyo usaba, uzi impamvu ugomba kubihabwa, udafite double minded, utavuga ati ese Imana bo yabikora cyangwa ntabwo yabikora. Ariko Imana ishimwe ko turi kurushaho gusobanukirwa impamvu yo gusenga, ko gusenga atari ugusaba nk'uko twari tubizi, ahubwo gusenga ari fellowship, ari ugusabana, ari uku exercisinga
authority yacu muri Kristo. Ndabona nta wundi mwene data ushaka gushima Imana. Ndumva rero amateraniro y'uyu munsi twaba duclosingiye ahangaha, nkakira Pastor Mano akatugezaho amatangazo akanadusoreza iteraniro. Murakoze cyane, mwakoze kwitabira, mwakoze kuza kubana natwe, muri umugisha. Amen, amen. Uri umugisha cyane Ovani. Wow. Turashimira Imana cyane. Sorry, my voice was cracking. So, turashimira Imana cyane ku bwawe Emma. My goodness. We have to use this power which is in us. So, Imana ibahereze umugisha. Ndabashimira Imana cyane ko dukomeza kubana buri munsi, buri mugoroba, mukigomwa gahunda zanyu zitandukanye muba murimo, ariko kandi si ku bwanjye ahubwo ni ku bwanyu. Ndabizi neza yuko buri wese aba yaje hano. Kera tugisengera ku misozi twavuga ngo buri muntu aba yaje kwidudubira. So rero ndabashimira Imana cyane ko kubw'umutima w'urukundo mukunda ijambo ry'Imana. Mwese mukomeze kuryoherwa mu izina rya Yesu. Ndabasengera mu izina rya Yesu kugira ngo imitima yacu ikomeze guhishurirwa urukundo rw'Imana ikijyepfo, ubugari bwarwo, uburebure bwarwo, bikomeze byuzure muri twebwe, bihinduke ubuzima bwacu, tubisangize abo tubana, tubisangize aho dutuye, tubisangize aho dukorera, ahantu hose tugera, imbaraga z'Imana ziri muri twebwe zibe manifeste mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Uyu mwanya rero reka dukoreshe iminota nk'ibiri twese. Ndi kubona hano tukiriho turi abantu 20. Ndashaka ko dukoresha the power which is nice. So dusengere hamwe. Okay, wa 20 arigendeye yitwaga Mucyo Josue. So dushimira Imana twese kubw'imbaraga dufite muri Kristo Yesu. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko dufata uyu mwanya. Wowe ntuvuge ngo se ndasengera iki. Vuga ngo reka dushiraho mikrofone dusengane, tuvuge tuti thank you Jesus kubw'imbaraga zakuzuye zikorera muri njyewe. Guhera uyu munsi nzajya nsenga, kandi nzajya nsenga nk'uko umutima w'Imana ushaka, cyangwa se uri mu izina rya Yesu. Hallelujah. Kandi ushimire Yesu yuko imbaraga ziwe ziri mu kazi muri wowe, ziri mu kazi, ziri gukiza abarwayi, ziri kwirukana abadayimoni. Imbaraga z'Imana ziri muri wowe, ziri gukorera muri wowe mu izina rya Yesu. Nawe wari utarakabimenya, byakiriye umugoroba umenye ko ubwo wakiraga Yesu Kristo, imbaraga z'Imana zaje muri wowe, ziri muri wowe. Uyu mugoroba niba wumvise ijambo ry'Imana, menya ko imbaraga z'Imana ziri muri wowe, ahubwo ni wowe ukwiriye kuzishyira ku murimo kugira ngo zikore icyo Imana yaziguhereye. Rekushatala mantele bragada berantalaba ezele kushe karadala barantele zantala mando entele kushataya entele zoradala mantele brakushataya. Come on church, show microphone zanyu dusengane. Elante zure elele busha mare kushatala mandelia elezutalia mandele busha karadaba elele busha gadabedebe rakushata emperesutaya mandele zaradaba evele kushatalia elele zakarada emperesutalia mando. That is the power. Nothing can resist it. It's the power. Everything was resisting me. Nothing can resist it. Nothing can resist it.
lebo shakita labia mimando shaya zelekota labia mando shaya tuni ikintu cyari kigoye mwisi cyari kigoye mwisi ikintu cyaremwe ufite inyanja zaremwe ikintu cyari kigoye nuko Yesu bapfuye kugira ngo bisenyere yose yakirurira uwundi mutwe abereye ahagarare agende telebosha kitalabimendo ya pini telebosha kasimandova ya pini imbaraga zamukuye nizo twahaweho nizo twahawe abo twahawe azipati ntabwo ifite imifuro lebosha kitalabisa ya venimandusaya to declare in the name of Jesus Christ anything which has been manifested in the body of the church past is a time to put in resistance to the potential we command the stagnation be removed into brothers and the sisters, the growing, the manifestation, be removed. There is a fish here, any ignorance, be removed. Venekota shikia zini, zankire busha veya, benesukia bilmando taravaya, benesukita shia vini, sole busha, vini pitankoya zeni mando shaya sini kotaya, vini mene kotra, rebro shaya sini bantu, zantisa ya bine, rera sikia zini, zalantine ne kotaya, venekota shia mando taya, vini lebesa shini, zele kota, mando shaya sini kotaya, as the word of God says, peace be fragmented into every question. Sarapino Kotayashini, Telepota Shoya, Vini Montaya Vini Kota, Rebuka Pita Shia Zini, Zelemonta Shikia Vini, Resoneto Shia Vini, Santia Vini Enerewaya, Vini Koshaya Sini, Meni Kotraveda Pita Yashini, Zenkona Bia Vini Monta Shia Vini, Zelepota Shokaya, Zelepota Lavaya, Zelepota Shikia Doshaya. Hallelujah, Zelepota Yasini, Zelepota Shia. Hallelujah. Tazonema rekosa talaba emperusa tali amano nimnachi kura imirimo y'umwuka wera Zelepota Shia Zini, Zantilebo, Shanatisankia, Gelipetasia, Nimpresa Peto Shazini, Urieboshia, rest of your glory,
Rest your glory. Be manifested. Your son and your sisters, your son and your daughters. Rest your glory. Rest your glory manifested on the platform. Rebo Shakita Labia Sini. Rebo Shaya. The promise is this. This is the sign and the wonders and the workers with the miracles which has accompanied the gospel. We declare in the name of Jesus Christ, we cast out the demons, we speak in now tongues. Rebo Shakita Labia Sini. Zalego Shakia Bin Mandosaya. We have the power over any power. We have authority over any authority. Zalabisha Kita Zimandosaya Bene. Brevotashia. Zini Potentia Zene Mandoshaya. Hallelujah. Zalabisha Bin. Bene Butarabia Bene. Zankitarabim and Doshaya. We receive the Boshaya Bini. We are in the gospel. We are in the salvation. Very Boshaya Bini. Shambujarambiango. Esenimba amategeko. Very Boshaya. Kutayubiriza byarahanye. Nakabango situzalukagate. Nityengagiza gakiza akomeye gaco. Kabanje kuvuga n'umwami wacu Yesu Kristo. Bagambirwa n'abamwumvishije. Ndetse mutayije n'ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye yo guhamya ubutumwa bwiza. Ribo Sakita Mando Shaya. Rebo Sakita Bibe. Mande Shukire Bosaya Bini. Zempotala Bini. Zankia Shini. Zerepotala Vi. Sankile Bosakita Rebosa Mando Baya. Vere Sakisha Yeko. Umuhaye Shaya. Umwuka wera w'ishuri ndetse no kuza muri wowe ari muri we kandi ntabwo azigera atinya guhamya ibya Kristo mu muryango we, ntabwo azongera gutinya guhamya ibya Kristo mu bavandimwe, ntabwo azigera gushidikanya ngo baranyumva bate mbese barumva ndi kuvuga ibi ngibi ntibagira ngo nasaze. Thank you Jesus kubw'imbaraga zawe just available kubwa Ovani. Thank you Jesus. Urakoze mwami uyu mugoroba duhesheje umugisha n'umwuka we mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. God bless you muri umugisha kandi mwarahezagiwe, mwakire imbaraga ibihe byose aho muri hose, aho mugenda hose n'aho mujya hose, izi mbaraga ziri kumwe namwe mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bane natwe twese na bene data bose n'ibihe bidashira. Amen. Mwarahezagiwe, ejo tuzinduke twongere twumve, kandi izi mbaraga uko turushaho kumva ijambo ry'Imana niko izi mbaraga zikomeza kuba available. Mwakire kandi muzigenderemo mu izina rya Yesu. Amen. Uri umugisha cyane Emma, uri umugisha cyane Ovani. I love you so much. Good night. Bye bye.